Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israeli, turagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri umwanya duhaye gukomeza gushaka amaso hawe mu gusenga no kwiriza ndetse no kumeza kwigishwa nawe. Ijambo ryawe mwami ngo turishurirwe, turakoretse ibihe turimo mu rwego rw'isi yose n'itoro ryawe uko rihagaze, kugira ngo mwami usuke umwuka wo gusenga mu itorero ryawe nk'uko twabigusabye ubushize. Mwami ukangure imitima yabo bose bitwa ko bakwizeye, bitirirwa izina ryawe, bitwa ubwoko bwawe. Bakangure mwami, dukangure imyuka yacu nk'uko wakanguye imyuka ya Zorobabeli, yaba Yosuwa mutambyi mukuru n'abayuda bose bagakanguka, bakangukira kugira ishyaka ry'inzu yawe. Abari ku mwami ukangura natwe imyuka yacu muri iki gihe turimo, kugira ngo mwami tumenye ibihe turimo, tumenye n'icyo gukora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tumaze kureba iyo ni introduction. Umutwe uno munsi uravuga ngo kuba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cyangwa ryanditswe mu ijuru, ingaruka zaba ari izihe? Kuba izina ryawe ryanditswe mu ijuru, ingaruka zaba ari izihe? Ni ukumva gusa ko izina ryawe ryanditswe mu ijuru, ese ingaruka zaba izihe? Tuza kureba ese izina ry'umuntu ryandikwa mu ijuru ryari? Ese amazina y'abantu bose bari ku isi aranditswe mu ijuru? Nimba atari byo, akaba ari amazina ya bamwe, yandikwa ryari? Kuki bamwe atari bose? Ese ingaruka zo ni izihe mu buzima bwa none no mu buzima buzaza, ni ukuvuga nyuma y'ubuzima bwo ku isi? Ibyo ni byo turi burebe. Ndetse mukunda dusomere muri Luka ibice 17 tugeze ku murongo 24. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta wuzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati, hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Amen. Merena ngo tubyumve neza context yabyo. Luka igice cya 10 umurongo wa mbere ugeze ku murongo 16. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginga nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa muri mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti, amahoro abe muri iyi nzu.
niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we, natahaba amahoro yanyu azabagarukira. Kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo, musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze. Kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo babahaye, mukize abarwayi bawurimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zabo muti umukungugu wo mu mudugudu wanyu wari ufashe mu birenge byacu, turawubakunkumuriye. Ariko mumenye ibi, yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Sodomu hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Uzabona ishyano Korazini, nawe Betsaida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera bakicara bambaye ibigunira bisize ivu. Ariko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni bazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, uzamanuka ugera ikuzimu. Ubumvira ni jye aba yumviye, n'ubanga ni jye aba yanze, kandi unyanga aba yanze n'uwantumye. Amen. Murumva rero abo 70 bagarutse bishimye aho byavuye. Umwami Yesu yaramaze kohereza za ntumwa 10 ziragenda mu midugudu itandukanye ya Isirayeli. Amen. Ku murongo wa 9 yabanje kohereza za ntumwa 10. Murongo wa 9, ibice 9 mu murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 6. Ni biza kumenya context. Ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu 2. Inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Kandi abatazabemera bose, nimuva muri uwo mudugudu, mukunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko barahaguruka bajya mu birorero byose, babwira abantu ubutumwa bwiza, kandi hose barabakiza. Amen. Amen. Murumva rero muhitamuhuza cya gice cya 9 niki cya 10. Nuvuga ngo umwami Yesu yabanje kohereza za ntumwa 12, arabatuma 2 abaha ububasha ubutware ku myuka ihumanye no n'imbaraga zo gukiza indwara. Noneho baragenda bakora imirimo, bavuga ubwami bw'Imana, babwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana, bakiza abarwayi, birukana abadayimoni, bazura abapfuye, bahumanura abafite ibibembe n'ibindi bitangaza. Nabo baragaruka bishimye banezerewe. Hanyuma aho umwami yari arabategura ku murimo azabasigira. None kubera yuko hari ahantu henshi hari hakenewe kubwirizwa, noneho umwami yongera gutoranya rero mu bigishwa, abigishwa 70. Mu bigishwa hariho intumwa zavanywe mu bigishwa zitwa intumwa. Mbere na mbere n'abari ba Petero babanje kwitwa bigishwa. Hanyuma mu bigishwa Yesu yari afite avanamo 12 abita intumwa. Ariko hariho n'abandi bigishwa benshi. Hariho n'ingwizamurongo, hariho n'abikwikira gusa imigati n'amafi ngo birire. Hari n'abandi bagenda gusa kugira ngo bagende bakrama babonye
wazutse umuntu wapfuye azuka, wabonye ibitangaza, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo rero abantu rero bari bakurikiraga Yesu bari bafite impamvu zitandukanye. Kuko Luka aravuga ngo une grande foule faisait route avec Jésus. Une grande foule, multitudes, bantu benshi. Ariko muri abo benshi ntabwo bose bitwa abigishwa. Nk'uko twavuze ngo muri buri toro ryose harimo ibyiciro bine. Nawe umuntu wese kumenya hari buhehekero. Noneho amaze rero gutoranya 70 bandi bongereje kuri bandi 10. Ntabwo yabavanze, bari 10 bakoze mission yabo, na 70 nawe, ariko mission ni imwe n'ubutware yabahaye n'ubumwe. None bandi 70 rero ntabwo ari intumwa, barabigishwa gusa, bagaruka bishimye ngo yuko n'abadayimoni babumvira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yabwiye amagambo menshi mwayumvise, ariko tubasha kureba rya jambo yavuze kuri 20 niyo dushaka kwibandaho. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni bamwumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Ngo nimwishime gusa ko abadayimoni babumvira mu izina ryanjye. Nimwishimire bwa butware nabahaye, mwabonye bukora ibitangaza. Ngo ahubwo mwishime ko amazina yanyu yanditswe hehe? Mu ijuru. Ngo icyo mukwiye kwishimira. N'umutwe w'uno munsi uravuga ngo ese kuba izina ryawe ryanditswe mu ijuru nizihe ngaruka zabyo? Nuko andikwa gusa mu ijuru bikagarukiraho, nta ngaruka bigira? Ese abantu bose amazina yabo yanditswe mu ijuru kubera ko babaye abantu gusa? Iyo tujya turebe ubwoko bw'Abisirayeli icyo gihe, abaheburayo bavuye muri Egiputa bari mu rugendo, bacumura ku Mana inshuro nyinshi, barakaza Imana inshuro nyinshi, bagomera Imana inshuro nyinshi. Imana ibwira Mose ngo reka mbarimbure, nzakuremera ubundi bwoko. Imana iko yavuze ku byari bimaze kugera kure. Mose aratakamba aravuga ngo sigaho umwami, amanga azabyumva avuge ngo ya Mana yananiwe kubagezayo, yabakuye muri Egiputa inanirwa kubageza mu isezerano. Ton nom est en jeu, ta gloire est en jeu. Il y va de ta gloire. Imana ibwira Mose aya magambo ushaka kudusoma. Mwumve ko Imana yamubwiye. 23. Umve igisubizo Imana yabwiye Mose, yahaye Mose. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mu gitabo cyanjye. Amen. 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 Cyangwa were kuri 30 nawe byumve neza. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Mose asubira aho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira. Ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye kuko bwiremeye imana y'izahabu. Ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo, ibyaba byiza byaba byiza. Ariko nutabyemera, mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Amen. 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 Mwumvise aho yaturutse? Ubwoko bw'Imana bwari bumaze kwihumanya mu kwiremera imana y'ikimasa. Bari bahumanye. Imana iravuga ko igira ibarimbure. Wayumvise? 7:10.
Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe baragisenga, bagitambira ibitambo bati wa bwoko bwa Isirayeli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera, uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Amen. Umva? Amen. Aho niho rero Mose yatakambiye Imana ngo Imana ireke uburakari bwayo, kuko abantu amahanga azabyumva. Azavuga ko Imana yananiwe kubagezayo. Ari 12 nubwo 12. Ni iki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze nabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Amen. Amen. Uwiteka yibuze inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Amen. Ngo Uwiteka yumvira gutakamba kwa Mose. Ariko ijambo tureba ni irihe? Ijambo dushaka kuvuga nuko Mose yavuze ngo nimba ushaka kubarimbura aba ari jyewe wica. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ngo ubabarire, bitabaye bityo umanagure mu gitabo cyawe wanditse. Ngo managura izina ryanjye mu gitabo cyawe nimba ugiye kubarimbura. C'est ça le cœur de l'intercesseur. Ni umutima w'umwinginzi. Kandi Mose ntabwo yari yivugira. Noneho Imana imubwira iki? Ngo uncumuraho niwe nzahanagura. Nimumva se ko mu nyuma mu Isano Rishya twaje kumenya ko kiriya gitabo cyitwa igitabo cy'ubugingo. Amen. Cyabakwiye gukomeza kubaho n'inyuma y'ubu buzima. Hanyuma kitwa igitabo cy'umwana w'intama. Ni kuvuga ngo rero mu bwoko bw'Imana bariya bose bitwa ubwoko bw'Imana, amazina yabo yari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'Imana. Ariko twumvise ko hariho uburyo uko izina ry'umuntu rihanagurwa bikurikiye n'ukuntu yitwaye imbere y'Imana. Ibi rero ntabwo tubijyaho impaka, n'Imana bivuze. Uzancumuraho niwe nzahanagura. Abanyabyaha bose bo bavuka muri iyi si ari abantu b'Imana, ariko ntabwo amazina yabo arakandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abanditse mu gitabo cy'ubugingo ni abagize ubwoko bw'Imana gusa. Kandi turabizi mu Isano Rishya uko umuntu yinjira mu bwoko bw'Imana no kumva ubutumwa bwiza, ukihana, ukamenya Yesu icyamuzanye, ukamenya ko yagupfiriye, ukamenya ko yakumeneye amaraso, kandi ko amaraso ataboneze gicaniro ntakubarirwa ibyaha, kandi amaraso y'amatungo Imana yarayanze. Yesu araza rero ayambara umubiri, ahamena amaraso ye, yitwa umwana w'intama w'Imana. Umaze kwizera Yesu umurimo yakoze, izina ryawe ritajyandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uko niko izina ry'umuntu ryandikwa. Ariko twumvise ko kabone nubwo ryakwandikwa, rizakomeza kuba muri icyo gitabo bikurikije n'ukuntu wakomeje kuba mu gukiranuka. Ariko nusubira mu byaha byawe, hariho possibilité yuko rihanagurwa. Ibi rero bihita bigira gute? Bihita binyomoza ubutumwa bupfuye buvuga ngo on ne perd jamais son salut. Ngo uyu umuntu yakijijwe, it is once for all. C'est faux.
umuntu ashobora gukizwa hanyuma Imana kandi ikamufuta ikamuhanagura mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ibi rero biremezwa na Ezekiyeli ngo umukiranutsi niyigana ingeso z'abanyabyaha agakora ibyangwa n'Uwiteka ngo ibyo ukiranuka yakoze byose bizibagirana. Nyumva ibi bikwiye kuba clear kugira ngo abantu ntibakinishe ijambo ry'Imana bajya kurivugisha bitari byo. Imana ni très sérieux. Amen. Imbabazi zayo ntizikinishwa, ubuntu bwayo nabwo bukinishwa. Parce qu'il y a des il y a des faux évangiles. Ari ubutumwa bupfuye imprégné de l'humanisme, bwuzuyemo philosophie humaniste. Humanisme ni kuvuga iki? Ni philosophie ifata umuntu ikamushyira kuri centre, Imana bakayikura kuri centre. Umuntu niwe yabaye Imana. Nkuko Protagoras yavuze ngo l'homme c'est la mesure de toute chose. Ntabwo ari byo. C'est Christ qui est la mesure de toute chose. Ibintu byose tubipimisha Kristo kugira ngo tumenye ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ntabwo ari humanisme. Abantu benshi baratakaye bafite ubutumwa bucuramye. L'évangile ne place pas l'homme au centre, mais c'est Dieu qui est au centre. Amen. Kugeza wayibise. Tumaze kubona rero ko hari igitabo Imana yandikaho, amen, abantu yemera bitwa abakiranutsi. Nako tuvuka twanditse muri icyo gitabo. Tuvuka turi mu gitabo cya rusange cy'abantu baremwe n'Imana baje mu isi, ariko igitabo cy'ubugingo gifitwe na Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana cyandikwamo gusa abantu bihaniye ibyaha bakizera umwami Yesu Kristo. Niba bikinisha naho barahanagurwa. Kuba mwiremera ubutumwa bwanyu bundi bahumuriza nibihindura ukuri. Yesu yavuze ngo sinaje gukira abisi rubanza, naje ngo isikizwe nanjye. Ngo kuri wa munsi w'amateka sigenza abacira urubanza, ijambo nasize niryo zabacira urubanza. Murihindura mugira gute? Ijambo ryararize niryo zaducira urubanza. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nkuko mu mategeko y'abantu, en droit, mu mategeko yuta droit pénal, amategeko mpanabyaha, ntabwo inkiko ntirishobora kukurega ibyaha bitateganijwe. Kirazira. Wayibise? Ibyaha kategori yabyo eshatu bikwiye kuba byateganijwe n'itegeko amategeko mpanabyaha, code pénal. Wayibise? Nibyo bita le principe de la légalité des peines, des délits et des peines. Ndavuga ngo bikwiye kuba byateganijwe icyaha n'igihano cyacyo. Ntabwo umucamanza agihimba ako kanya cyangwa umushinjacyaha ajya kurega ibyaha bitateganijwe n'amategeko. N'ijambo ry'Imana rero ukwiye kurimenya kuko niryo Imana izifashisha mu gukira urubanza. Amen. Naguza bati Mana jewe ntago narimenye, nabuze umuntu winyigisha, kubera iki abantu bavuga. Amen. Alléluia. Nul n'est censé ignorer la loi, régulièrement promulguée. Nta muntu yakwitwaza ubuswa bwe abwira urukiko ngo giye nakoze ibyaha ko ntarinzi ko bibujijwe. Reka da. Bifa kuba byarashyize mu igazeti ya leta. Uyigura utayigura, bayigusoma utayigusomera, byitwa ko wabimenye. Amen. Alléluia. Nul n'est censé ignorer la loi, régulièrement promulguée.
nutizera Yesu Kristo ijambo rye uzarimbuka. Ntabwo uzavuga ngo ngo ugiye ngo nabaye mu butayu nta muntu yari ahari ngo agereho tayo. Kuko wabugiyemo kwanza kutagiye guturana hamwe n'abandi deja icyo cyonyine ari ikibazo. Kuko wagiye gutura mu butayu wonyine, kandi ubutayu akunda kuba amadayimoni. Ntabwo iyo tuyacyashye tukoreje mu kitaturwa ariko wagiye kugituramo. Tujijuke. Mwumvise Mose abwiye Imana ngo nimba utababariye buriya bwoko bwawe abari jyewe uhanagura mu gitabo cyawe. Imana iravuga ngo Mose uzancumuraho wese niwe nzahanagura, niwe nzasiba. Uyu munsi twe turavuga ibyerekeye kuba izina ryawe ryanditswe mu ijuru. Ingaruka ni izihe? Turaza kubyumva. Birakomeye. Abantu bakina n'ibintu bikomeye. Aziko ibintu by'uburokore gusa ni ukujya hariya gusa ukagenda hariya ukaba mu itorero hariya bakakumenya ukajya ubwira ndagize bwakeye pastori mukagenda hobe n'abandi bose mugaseka mukazamura amaboko yamwe mugataha. Birakomeye. Ntabwo ari byo byatumye Yesu aza. Yaje ku mugambi ukomeye. Imana ihabwe icyubahiro.